kuba rero Kenya yatekereza kuhagira uhagarara inyungu zayo birumvikana, ariko rero igihugu nka Kenya kiri mu buhuza, kirimo guhuza impande zihanganye, ntabwo cyagakwiye kuba cyakoze biriya. ni ukuvuga ngo nticyagombye kuba mugabwa mbere ukurikije uko cyabyitwayemo. Yego, ariko kandi ikindi Kenya nanone nkavuga ngo abayobozi ba Kenya nabo bashobora kuba bazi ibyo bakora, kuko uribuka ko nubwo wenda hariho undi mu perezida ariko buriya ubuyobozi ni continuité cyangwa n'uruhererekane. Yego, uribuka ko Amerika yazamuye Kenya, yafashe igihugu cya Kenya irakizamura mu banywanyi bacyo ku bwa perezida ucyuye igihe uriya wa manda yishize Biden. yego, izamura Kenya muri aka karere. Buriya Kenya sitati ifite mu mibanire na Amerika yajya kureshya na sitati bariya banywanyi bibumbiye muri OTAN bafite mu bijyanye n'inyungu bafitanye, uburyo bwo kuba batabarana, ubufatanye. Kenya nicyo gihugu muri aka karere ndetse ni na bikeya muri Afurika mu karere ku mugabane wose gifite iyo sitati, kubera umwanyi wa Amerika wo hanze ya OTAN. Navuga ngo ushobora gusanga ibyo Kenya yakoze bishobora kuba bifite aho bihurira n'inyungu za Amerika. Icyemezo cya mbere navuga ngo Kongo yanditse isaba ibisobanuro. Nibwira ko baranahamagaza na ambasaderi wa Kenya kugira ngo agire ibyo asobanura. Yego, namara kugira ibyo asobanura, uko biri kose barasaba ko iriya konsila ifungwa. Nidafungwa rero twitege kubona ambasade ya Kenya Kinshasa yafunzwe ndetse n'ibikorwa byayo byibasiwe. Urabizi, uribuka igihe habaga ibibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda, muribuka n'igihe na ambasade z'ibindi bihugu zibasiwe cyane, zirimo Ubufaransa, ziranatwikwa. Rero dushobora kugira gutya tukabona imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yamagana ndetse yibasira n'inyungu za Kenya kubera iki cyemezo. Ikizakurikiraho kindi mu gihe byaba bidakemutse ni ugucana umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika ya Kenya, kubera yuko nyine abashinja ubugambanyi, kuko haba ari ukubagambanira. Kurekonesa rebellion bahanganye ni ukubagambanira. Noneho no kwiyama Kenya nk'umuhuza muri biriya biganiro, nubwo n'ubundi byari byarananiwe kugira icyo bigeraho, ariko bahita bayiyama. Naho ibiganiro byo n'amasezerano agomba gusinywa yazasinywa ku ruhare rw'abahuza babikomeyemo, aribo cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inyungu muri kariya karere. EB official muri ya makuru akomeye arebana n'ubukungu, politiki, diplomasi n'ububanyi n'amahanga, umutekano yewe n'imibereho myiza y'abaturage. Ariko noneho kuri ubu tuje tureba cyane cyane ibya diplomasi mpuzamahanga, si ku Rwanda, si ku Burundi, si kuri Tanzania tuje kureba, ahubwo ni mu karere n'ubusanzwe, ariko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Kenya. Kuri kamera nkuko mubibona ni Eric Bagirubusa ubasuhuza, ariko sindi njyenyine, ndi n'umusesenguzi wanjye mumenyereye Temistokle Mutijima. Temistokle Mutijima, nongeye kuguha ikaze kuri EB official. Murakoze cyane Eric, ndabasuhuje n'abadukurikiye kuri EB official. Temistokle Mutijima, nari mbwiye abakurikiye EB official ko tugiye ku ngingo ya diplomasi irebana n'ububanyi n'amahanga. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu twagiye tubona rwose perezida wa Kenya Bwana Ruto yashyizeho abayobozi batandukanye, ariko ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga
urumva harimo ba ambasaderi, ababungirije ndetse na ba consul general cyangwa se council generals nk'uko iwabo bakoresha ururimi rw'icyongereza. Tugiye kuri aba ba konsili rero, urebye wenda nko muri Arusha muri Tanzania yashyizeyo ambasada Mohamed Ramadhani Ruwanje, hanyuma i Dubai cyangwa muri leta ziyunze z'Abarabu yashyizeyo madamu Jenny J Korir. Nkurikije uko mbona byanditswe ntabwo nzi ngo nuruhe rurimi. Igoma, tugeze Igoma niho haturaje ishinga, ubona ko hateye icyo wakwita ukwibaza, impaka z'urudaca. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeyo madamu Judith Kiaria Nkumiri. Aha hantu hateje impaka ndende. Temistokle Mutijima, nkavuga nti bamwe ubungubu mu bitangazamakuru cyane nko ku miyoboro ya YouTube urajya kubona ukabona hari uwakizeho umutwe ati William Ruto yakoze Tshisekedi mu jisho, William Ruto yashotoye Tshisekedi. Iyi nomination cyangwa se uku Bwana Ruto yagennye aba bayobozi tugeze aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'umusesenguzi ni ingingo wakiriye ute? Iyi ni ingingo navuga ngo yantunguye, ni ingingo yantunguye cyane rwose, ariko nta n'uwitatungura, kuko icya mbere cyo yaba Kenya, ubuyobozi bwa Kenya burabizi ko ubu burasirazuba bwa Kongo igice kinini yaba Igoma yaba Bukavu, kuko navuga ko uwo konsili uzaba uri Igoma azaba areba n'inyungu zijyanye na hano Bukavu n'ahandi hose hagenzurwa na M23. Havuga ngo rero ni ingingo yantunguye cyangwa n'icyemezo cyantunguye gute. Icya mbere cyo ni ahantu kugeza ubu iyo wohereje uguhagararira ahantu, icya mbere yemezwa n'igihugu yoherejwemo. Yego. Ahangaha rero Kenya yohereje uyihagarariye Igoma, kugeza uyu munsi wa none ntago hari mu matwara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 washyizeho n'ubuyobozi bwabo. None ku ruhando mpuzamahanga se cyangwa mu bijyanye na diplomasi hakazamo icyo kibazo kivuga ngo ese ninde uzemeza uyu mukonsili woherejwe muri konsila ya Goma? Yego. Byanze bikunze azemezwa na M23, ariko si ubutegetsi. Mu yandi magambo ni confirmation cyangwa n'icyemezo kivuga ngo Kenya turarekonesa ubuyobozi cyangwa turemera ubuyobozi bwa M23. Wiriya ni na affirmation cyangwa ukuvuga ngo twashyizeho vi, aba nibo bayobozi twemera muri kiriya gice. Ku ruhande rwa Ruto, William Ruto. Ku ruhande rwa Ruto. Noneho rero kikaba ikibazo nkavuga ngo cyantunguye, kuko Kenya turabizi neza ko ari umuhuza. Ni umuhuza hagati y'impande zihanganye, kuko yari umuhuza ku rwego rwa EAC, baza kubihuriza hamwe n'iby'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ubu uzi ko bagennye abahuza benshi. Kugeza ubu ngubu ancien president wa Kenya nawe Kenyatta ari mu bahuza bemewe b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Yego. None se umuhuza ugomba kujya hagati, ko iki cyemezo kigaragaza ko yafashe uruhande, urumva gifite ya credibility cyangwa aracyafite bwa bubasha bwo kuba umuhuza, bwo kuba yakumva n'impande zombi? Aho igisubizo ni oya. Ikindi nacyo ikindi kibazo gihise kivukamo nuko n'imibanire cyangwa na kera kose intervention zose cyangwa intambwe Kenya yaba yaragiye itera mu gufasha mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, ubu kiriya cyemezo ifashe mu maso ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihindutse imfabusa.
kuko ubu nta kindi Kongo, abategetsi ba Kongo bari buvuge, baravuga bati na kera kose na kare mwamye mubogamira kuri bariya. Temistokle Mutijima, wenda mwagennye ababahagarariye bagomba kwemezwa na bariya. none Temistokle Mutijima, aho waruvuze uti kuva na kera kose mwamye mubogamiye kuri bariya, mwagennye abahagarariye bagomba kuzemezwa na M23, ntabwo bishobora kuza kugwa muri wa murongo wo kuba n'ubusanzwe AFC M23 yari dekarariye i Nairobi? Ntabwo nkusubije inyuma gato. Ibyo nabyo birahita bihura nyine, ari nabyo mvuga ngo na kera na kare. Ibyo mwaba mwarakoze turabibona nk'urwiyerurutso mwakomeje kutwihishamo, kuko na kera kose abayobozi ba AFC M23 iriya AFC yidekarara, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye Kenya ko abo bantu yabafata ikababashyikiriza. Yego. Kenya iti oya, ibyo ngibyo ntabwo twabijyamo, ntabwo tubangamira turi igihugu cyemera uburenganzira bwa politike, ntabwo tujya muri ibyo bintu gutyo gutyo. Barabyanga. Uyu munsi wa none rero AFC M23 ikontorora ahantu hangana kuriya, ntawa byo kuba igihugu cyose cyakwifuza kugira representa cyangwa se ugihagarariye cyangwa uhagarariye inyungu zacyo mu burasirazuba bwa Kongo, nta n'ikitabyifuza, kubera ko ni akarere gakize, ni akarere karwanirwa n'isi yose. Nahoze nkora imibare ndi n'umuntu dusanga ngo kariya gace gashobora kuba gakubye, ndavuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, bishobora kuba bikubye u Rwanda nk'inshuro zigera mu 10. Zanarenga kuko none se zishobora kuba zirenga. Nubwo kugeza ubu agace AFC M23 iheruka gutangaza ko igenzura hari mu birometero kare 30,000 hari na 4 n'imisago, ariko ziriya ntara z'ubwazo uzifashe zose zikubye u Rwanda inshuro nyinshi, kuko na Kivu y'Epfo nyine uyifashe ikubye u Rwanda, ukongeraho n'iya Ruguru, ariko haracyarimo ibice bigenzurwa na leta birumvikana, aho AFC M23 yitangaje ko igenzura n'ubuso bw'ibirometero kare 34,000 n'imisago, naho ubwaho hararuta u Rwanda. Ugasanga rero ni ahantu, ariko si ubuso bw'ubutaka, hariya ni ahantu hakize harwanirwa n'ibihugu byose bikomeye. Ubu Amerika irimo irarwana n'uburyo yahashyiguramo Ubushinwa bukavamo, kubera ari amabuye y'agaciro y'ingenzi akenerwa cyane mu gukora ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Kuba rero Kenya yatekereza kuhagira uhagarara inyungu zayo birumvikana, ariko rero igihugu nka Kenya kiri mu buhuza, kirimo guhuza impande zihanganye, ntabwo cyagakwiye kuba cyakoze biriya. Ni ukuvuga ngo nticyagombye kuba mugabwa mbere ukurikije uko cyabyitwayemo. Yego, ariko kandi ikindi Kenya nanone nkavuga ngo abayobozi ba Kenya nabo bashobora kuba bazi ibyo bakora, kuko uribuka ko nubwo wenda hariho undi mu perezida, ariko buriya ubuyobozi ni continuité cyangwa n'uruhererekane. Yego. Uribuka ko Amerika yazamuye Kenya, yafashe igihugu cya Kenya irakizamura mu banywanyi bacyo ku bwa perezida ucyuye igihe uriya wa manda yishize Biden. Yego. Izamura Kenya muri aka karere, buriya Kenya sitati ifite mu mibanire na Amerika irajya kureshya na sitati bariya banywanyi bibumbiye muri OTAN bafite, mu bijyanye n'inyungu bafitanye, uburyo bwo kuba batabarana, ubufatanye. Kenya nicyo gihugu muri aka karere, ndetse ni na bikeya muri Afurika mu karere, ku mugabane wose gifite iyo sitati, kubera umwanya wa Amerika hanze ya OTAN. Navuga ngo ushobora gusanga ibyo Kenya yakoze bishobora kuba bifite aho bihurira n'inyungu za Amerika nk'umwanya ifite mu karere. Mu yandi magambo twavuga tuti Kenya yigize mbyica mbizi.
niko byagenze ahangaha niko byagenze ariko aka ni agatotsi ka diplomasi nako si agatotsi abantu batumva ni igitotsi gikomeye kije hagati yayo na leta ya Kongo kandi noneho bishyiraho question cyangwa se bizana akabazo mu bijyanye n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuko yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umunyamuryango yaba Kenya ni igihugu kinyamuryango ndetse kimaze muri uyu muryango igihe kinini ugasanga rero aka gatotsi kavutse cyangwa iki kibazo kivutse cya diplomasi kiraza kugira ingaruka ku bihugu byose bigize uyu muryango mu bijyanye na diplomasi. None icyo ndi wari ugikomeje kuko ubu ngubu ashobora kuba ari Kenya ibikoze uyu munsi wa none ejo nta wamenya na Uganda yabikora nta wamenya n'u Rwanda wenda rwabikora. Aha, none wabonye ko mu masaa sita nibwo masaa sita yejo yegera ku gicamunsi saa sita z'amanywa nibwo twagiye kubona tubona hari itangazo rihise riza igitaraganya rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riturutse i Kinshasa rivuga riti Kinshasa yamenye ibyabaye kandi byabaye binyuranije n'amategeko ikibutsa ko agace boherejemo uriya mukonsiri wa Kenya Igoma ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro n'ubundi bukungu ariko ko ari agace kayobowe n'abantu batemewe n'amategeko. Yego niko bimeze kandi na Kenya yakoze ibyo ni igihugu kibizi kizi ko aho hantu hayobowe n'umutwe w'inyeshyamba kandi amasezerano yose yagiye asinywa ateganya ko Kongo igomba kuguma ari Kongo ubusugire bw'imipaka yayo bukubahirizwa niho rero igiye kurekonesa cyangwa kwemera abantu kugeza ubu no ku ruhando mpuzamahanga ubuyobozi bwabo butaremerwa navuga ngo Kenya nicyo gihugu cya mbere ku ruhando rwa diplomasi gihaye umugisha cyangwa se cyemeje ubuyobozi bwa M23 ari ubuyobozi badiringa nabwo mu bijyanye na diplomasi haba mu bukungu n'ibindi byose kuko konsira n'ikivuze gufungura icyo cyicaro cy'uhagarara inyungu z'igihugu aho ngaho icyo bivuze niba abantu mwemera ko mwakwicarana mukaganira niba abantu mwakorana ubucuruzi niba abantu mwakorana mwakorana amalliance cyangwa ubufatanye mu bijyanye n'inyungu za gisirikare n'inyungu za ibijyanye n'imigenderanire aho ngaho rero ugasanga ibi ngibi Kenya yakoze navuga ngo ni ukwemera ku mugaragaro ngo kugeza ubu nta 23 erega ibibazo bijyanye na diplomasi abantu bashobora kubyumva kumva ko ubu ngubu tureka niba 23 yigaruriye ibice bya Kivu zombi. Yego uzi ko hari ibihugu bisa naho binemewe pe haba hano ku mugabane wa Afurika no ku isi ariko n'ubu ngubu nk'igihugu cyitwa Sahara Occidental abantu benshi ntibakizi ko ntabwo kiremezwa muri Loni ariko ni igihugu gihari. Maroc igifata nk'intara yayo yego yayo iyo wibeshye rero ukadekarara ko ugiye gufungura konsira cyangwa ambasade muri Sahara Occidental ubukoze mu jisho rya Maroc. ubwo rero Kenya nayo niba biri bisare gucana umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho ikemeza umubano na M23 nta wamenya icyo ko biri bugende ariko nibwira ko haraza kubaho ibiganiro bya diplomasi kuko ikigamijwe n'ibiganiro biriho bigenda biba nuko habaho Kongo itekanye uburasirazuba bwa Kongo bugatekana kandi ibutekana ari uko igihugu cya Kongo gicitsemo kabiri. Nibwira ko rero impande zombi ziri buhure zikaganira bagakemura ibyo bibazo ariko iyi konsira yo ifunguwe Igoma ni ikibazo gikomeye cyane atari hagati y'ibihugu bibiri ahubwo no ku muryango no ku bubasha bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuko nawo akabaye winterivena cyangwa ukabyinjiramo ukavuga uti ibi ni ibibazo bivutse hagati y'ibihugu bibiri binyamuryango reka dushaka uburyo twafasha mu kubikemura.
hanyuma Temistokle Mutijima, kwa kundi abantu bagenda bahanahana amakuru, nakubwiye ko nagiye kubona mbona mu rukerera umuntu yanyoherereje kuba habaye iriya nomination cyangwa bashyizeho bariya bategetsi batandukanye mu bihugu bitandukanye, haba muri Aziya, mu Burayi ndetse na hano mu karere. Nanjye naje kubona itangazo ndangije ndarimwoherereza rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryiyamiriza ku kuba Kenya yashyizeho uri yihagarariye Igoma. Arangije arambwira ati nibaceceke nibemere ko iriya Goma itari mu maboko yabo. Ariko arangije arambwira ati ibaze nka US cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukeye tugasanga yohereje ambasaderi Igoma. Ndangiza arambwira ntariko bishobora kuba wenda byatandukanamo ukuntu, kubera ko US cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yarangije kumera nk'igaragaza ko hari icyo ishaka muri kariya karere kijyanye n'amasezerano y'imikoranire mu bucuruzi cyangwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Wowe urabibona utaho ngaho ukurikije uko twaganiraga? Amerika ntabwo ibyo ngibyo navuga ngo Kongo ntabwo yatuza. Ibyo yakubwiye byuko batuza kuko batahagenzura nibyo barahatsindiwe mu buryo bwa gisirikare, ndetse no kuba bahagaruza ku mbaga ku muheto, ku mbaraga z'umuheto cyangwa z'urusasu ntabwo bishoboka. Ahubwo barebye nabi batakaza n'ahandi kubera ko bararushijwe biboneka. Ikindi amaliance y'abari baje kubafasha, izo za SADC zabivuyemo. Ubu ngubu intambara barimo ni ya diplomasi, kandi diplomasi biteze ko yabagarurira Goma na Bukavu n'ibindi bice batanze cyangwa batakaje. Iyo rero ni ukuvuga ngo kuba baratsinzwe ku rusasu barabizi ko batsinzwe, ariko nabo imbaraga aho ziri bari kuzishyira nuko ubutegetsi bwa M23 butabarekoni cyangwa butakwemerwa ku ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu na Amerika nayo ifite inyungu hariya, irahashaka inyungu, ariko kugeza ubu hari kwibazwa ngo twagirana n'andi amasezerano. Yego, amasezerano rero bazagirana n'igihugu cya Kongo nk'amambure wa Loni wemewe cyangwa igihugu cyemewe mu bijyanye na relation mpuzamahanga cyangwa imibanire y'ibihugu. Uko kugeza ubu Goma na Bukavu, kugeza ubu igice M23 yafashe ntawuzi uko cyitwa. Ku ruhando mpuzamahanga bavuga ko cyitwa iki? Si intara runaka ngo yabumbiwe hamwe ngo bayihe izina. Nubwo ari intara kuko ntabwo yigaruriye izo ntara zombi, yigaruriye ibice by'izo ntara. None iyo entité yakwitwa ite? Ugiye ese uraganira nawe aritwa nde? Aho harimo ihurizo rikomeye. Abayobozi bariho kugeza ubu ni abayobozi ba politike, b'umutwe wa politike ndetse n'ab'umutwe wa gisirikare. Ku ruhando mpuzamahanga nta gihugu bahagarariye. Ngusangize akandi kantu undi muntu wo ku mugabane w'Uburayi nawe dukunda kuganira uduhanahana amakuru ibintu yambwiye ati birashoboka ko Uhuru Kenyatta William Ruto ibibazo yibereyemo by'abaturage be byamutesheje umutwe, nawe ntabwo ari muzima, ngo umuntu muzima ntabwo yagombye gukora biriya bintu. Wowe icyo kintu nubwo wenda yabivuga agatebya uracyumva ute? Aratebya kuko perezida twe twumvikana, uriya perezida n'urwego, kandi perezida ntabwo nubwo aba ari mugabwa mbere cyangwa ari ufata ibyemezo bikuru, ariko agira n'abajyanama, agisha inama. Byongeye noneho mu gihugu nka Kenya ntabwo yicara ngo yandike karine ngo ahereze ngo secrétaire we cyangwa se ahereze uriya minisitiri ushinzwe imirimo ya presidence ngo hanyuma bategure bajyane muri cabinet bahite bemeza. Oya, ibintu bisohoka muri ofisi ya perezida bigira uko bitegurwa. Ntabwo niyo yaba yagize akabazo runaka cyangwa hari ibyamutesheje umutwe, ariko haba hari abandi bashobora kumugarura ararezo bakamubwira bati hano hantu ntabwo habayemo kwibeshya, ko bimeze gutya kandi uzi ko bihagaze gutya na gutya, ibi ntibyateza ikibazo.
hakabaho iyo ntuzo. Ntabwo ari ibintu rero biba byasohotse giturumbuka, ni ibintu biba byaganiriweho cyangwa se akabisohora abanje kubijyaho inama n'abajyanama be. Ikigaragara ni ibintu biri ilegitime cyangwa bidakurikije amategeko, nkurikije uko abantu bagenda babitangaho ibitekerezo cyangwa banashingiye ku byo amategeko ateganya. Ahubwo nanone muri ya mboni yawe nk'umusesenguzi Themistocles Mutijima, kuba abantu bamenyereye ko Amerika ifatwa nk'umupolisi w'isi, wakwitega ko hari icyo Amerika iza gutangaza kuri ibi byabaye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kenya? Ibi rero mu bihe nk'ibi Amerika iyobowe na Perezida Donald Trump, umucuruzi nawe uharanira inyungu, ibi bintu biramutse byabayeho kuriya, bikaba bishobora kugonga cyangwa kubangamira umurongo Amerika yari irimo iha kiriya kibazo, kugira ngo za nyungu zayo izibone. Byanze bikunze ntabwo Perezida Trump yakwicara. Ariko niba bitagonga umurongo wayo ifite muri kariya karere, ariko sinanavuga ngo nta n'uburyo bitawugonga, kuko Amerika irimo iradiringa cyangwa irimo iraganira na Kongo. Noneho rero kuba hari abandi bashobora ubundi, kugira ngo abantu bashobora no kwibaza ngo ese Kenya ntiyemerewe kuba yagira konsila cyangwa se ishami ryaba rihagarariye mu ntara runaka za Kongo? Yego, irabyemerewe, ariko irabyemerewe isabye uburenganzira isabye uburenganzira ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabwira iti dore rero Kinshasa iri kure kandi igihugu cyanyu ni kinini, kandi ubwinjiriro bwacu mu bijyanye n'ubucuruzi buri mu burasirazuba, tugira abacuruzi benshi, tukagira n'abakozi benshi baza muri icyo gice cyanyu, binjirira muri kiriya gice bakenera serivisi za ambasade, ku Kinshasa bikabagora. Dukeneye ishami i Goma. Hari umuprofeseri watangaga ibitekerezo ku mbuga za nkoranyambaga za WhatsApp, akibona abantu batangiye kubyibazaho, yavuze ngo abari kuvuga ibyo ni abatazi diplomasi. Ndibaza yahereye ku gihugu hari cy'i Burundi, aravuga ngo Burundi bugira ambasade i Dar es Salaam, bukagira na konsila Arusha. Ndangije ndavuga nti tandukanya Uburundi cyangwa se Tanzania nk'igihugu gitekanye kidacitsemo ibice na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo yavugaga nawe yayobyaga uburara arabizi, kubera yuko konsila kugira ngo ifungurwe mu gihugu runaka nuko bisabwa ubutegetsi bw'icyo gihugu. None se yasobanura yuko Kenya yabanje gusaba Kinshasa gufungura konsila i Goma? Iyo bisaba, ntabwo Kinshasa iba yasohoye ririya tangazo, kandi niyo yari kubisaba ntibyajyaga gukunda, kubera ko bajyaga kubabwira bati mubanze mwitonde, kuko hari ahantu ntabwo harimo ho tugenzura. Uko tutagenzura rero ntabwo mwahabonera serivisi zihagije cyangwa se zijyanye n'izo umudiplomate ashobora gukenera, kuko kugira ngo muzibone ni uko byaba biturutse hano Kinshasa. Kandi correspondance cyangwa se link ihuza Kinshasa na Goma na Bukavu yaracitse kugeza ubu, kuko ni ibihanga bibiri kugeza ubu bihanganye. Ibyo yavugaga rero yajijishaga cyangwa yirengagizaga ibyazi. Konsila ziremewe, igihugu cyanagira na konsila 5 mu kindi, bitewe na etandi cyangwa ubuso bwacyo uko mungana n'uko gishaka gufasha bene gihugu bacyo. Ariko niba hari ubuyobozi bubiri buri paraleli buhanganye, wowe usanga mu ambasade mu gihugu runaka urajya gufungura konsila kwa babandi bagenzura igice bahanganye na cya gihugu usanga mu ambasade? Byashoboka se? Ahubwo se Themistocles Mutijima, urabona niyo uganiriye n'abantu bakakubwira cyangwa bakakubaza niba uvuye i Goma, atangira kwibaza umutekano umeze ute. Wagiye ubona mu minsi yashize Amerika yagiye iburira abaturage cyangwa abafite ubwenegihugu bayo kuhagendera gake,
tukibaza uyu konsili we wari woherejwe i Goma, uko kuza kwe, uko kumva wenda nawe haboneka umunota ku wundi umutekano muke, ahubwo ntibishobora kuza nanone kumva ko harimo za nyungu za Amerika, akaba ari shuwa cyangwa yizeye ko hatekanye. Nicyo navuze ngo Kenya ntitwibagirwe stati ifite kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iriya bintu ushobora gusanga ifunguwe, iriya konsili ifunguwe na Amerika ibizi, cyangwa yananabigishijweho inama, akaba agiye kurepresenta za nyungu za Amerika. Kuko cyangwa ikindi nanone Amerika ikaba ifite uburyo bwo kwempoza vuba kugira ngo hari ahantu hagaruke mu matwari ya leta. Yego. Hanyuma uwo konsili ugenwe akazategereza cya gihe gikwiye kugira ngo abe yakwemezwa. Ariko iyo biza kuba bimeze gutyo, ntabwo biba byakuruhiza impaka, kuko Kongo yari kuba yarandikiwe ikabimenyeshwa, ikavuga ati anatanda yuko hari procedure zo kugira ngo igihugu cyanyu gisubirane, mwumvikane n'abo muhanganye, mugire ibyo muhuriraho, hanyuma umutekano ugaruke. Tubaye tugennye dufunguye ishami hari i Goma, ariko bizatangira gukora igihugu cyamaze gusubirana ubutegetsi ari bumwe mu gihugu hose. Ntibyari guteza rero aka kaguma tubona haba no ku ruhande rwa Kongo. Uguceceka kwa Amerika ni gukomeza, abantu ntabwo barahita batekereza izo nyungu muri gusesengura nk'abasesenguzi. Erega Amerika guceceka kwayo ntabwo nibwira yuko kugeza ubu guceceka kwayo icyo byaduha, byatugaragariza yuko byahita bitwereka ko ya masezerano irimo gufashamo nayo yahagazemo. Kuko ubwo yaba irimo gutegurira yuko Goma hagiye kujyaho ubundi butegetsi, wenda niba si hashobora kubaho bya bindi bimwe bya balkanization abantu bakunze kujya kuvuga, hakajyaho indi entité administrative hariya, urundi rwego rw'ubutegetsi, niba se ubu buso cyangwa izi ntara zagira gutya zikagira uburyo bw'ubwigenge n'iki, hanyuma Amerika akaba ari byo iri gutegura ku buryo izo nyungu zayo yazaziganiraho n'abandi batanga ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko ibyo nanone haracyari kareho kuba umuntu yahita abifataho umwanzuro gutyo. Reka dutegereze turebe, haba ku ruhando mpuzamahanga uretse na Amerika yonyine, buriya na ntuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwira ko ku ruhando mpuzamahanga buriya ishobora no gusezisa Loni cyangwa organe za Loni, kuko buriya Kenya ku ruhande rumwe buriya iba ibisa n'iyikatiye urubanza, kuko iterambere cyo buriya Kongo ishobora kuyishinja ubugambanyi no guteza intugunda mu gihugu cyayo, kuko abo bahanganye ushobora kuvuga iti impamvu mwemera ubutegetsi bwanyu, icya mbere bavukiye iwanyu, twabitindaho cyane, muza mu buhuza bw'ingabo za EAC nk'urwiyererutse, ariko ubwo aho yagivuga iti muza mu buhuza nk'urwiyererutse. Turabiyama tubona ko mutari gukora uko bikwiye, musubirayo, muraza muza mu buhuza mu bya diplomasi, turabyemera turabyakira, tukajya tunateranira iwanyu. None burya ibyo twakoraga byose nimwe mwari mushyigikiye bariya abantu, intambara batugabyeho burya mwari muri mu bihugu bibashyigikiye, byabahaga n'ubufasha. Kuko buri ubufasha abantu bavuga ubufasha bakumva intwaro n'ibiki byose na personnel, ariko buri ubufasha bukomeye kuri rebellion ni ukuyivuganira mu buryo bwa diplomasi, kugira ngo kuyigira inama no kuyivuganira mu buryo bwa diplomasi, kugira ngo koze cyangwa impamvu irwanira zumvikane zemerwe. Hari icyo wari uyikomeza? Ubwo rero Kongo aho yaba ifite uburenganzira bwo kuvuga ko Kenya nubwo yari umuhuza ariko yagiye yabereye M23 umuvugizi
mu bijyanye na diplomasi n'ikimenyimenyi ifunguye konsira ahantu igenzura kugira ngo bakomeze gukorana neza. Ku bijyanye n'amasezerano se yagombaga gusinywa mu minsi iri imbere, navuga mike, hari ingaruka zishobora kuvuka kubera iki cyemezo cya Kenya? Iki cyemezo cya Kenya, erega twibukiranye ko aya masezerano arimo gusinywa n'ubundi umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika EAC bari barananiwe. Aya masezerano arimo kugerwaho ku mbaraga z'ibindi bihugu bifite ubushobozi ku mpande zihanganye, ndetse nanavuga ko zifite n'ubushobozi bwo kugira ibyo zibwira ibihugu byose byo mu karere. Nubwo iyo bagiye gusinya usanga bari abahuza bose baje, aba EAC, ab'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, biriya ni ukugira ngo ni kwa kundi hari ikintu cy'igipindi cyagiyeho mu bihugu byacu bya Afurika bivuga ngo resolutions africaines aux problèmes africains. Ngo gushakira ibibazo, ngo gushakira ibisubizo mu bibazo bya Afurika, ngo ibisubizo byabyo bigashakirwa muri Afurika. Ni ukubinjizamo ngo babone ko hari uruhare bagize, ariko ni ukuhagaragara gusa nta kindi. Ibihugu bya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Emirati Zunze z'Abarabu na Qatar, biriya bihugu byo bifite ijambo mu bucuruzi cyane cyane muri iki gihe bikorana na Amerika. Ingaruka muri rusange tugana ku musozo, Themistokle Mutijima, nk'umusesenguzi mu mirebere yawe urazibona zimeze gute kubera iki cyemezo Kenya yafashe cyo kohereza konsili i Goma, kandi Goma iri mu maboko y'inyeshyamba za M23? Icyemezo rero, icyemezo cya mbere navuga ngo Kongo yanditse isaba ibisobanuro. Nibwira ko baranahamagaza na ambasaderi wa Kenya kugira ngo agire ibyo asobanura. Yego. Namara kugira ibyo asobanura, uko biri kose barasaba ko iriya konsira ifungwa. Nidafungwa rero, twitege kubona ambasade ya Kenya Kinshasa yafunzwe, ndetse n'ibikorwa byayo byibasiwe. Urabizi, uribuka igihe habaga ibibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda, muribuka n'igihe na ambasade z'ibindi bihugu zibasiwe cyane, zirimo Ubufaransa, ziranatwikwa. Rero dushobora kugira gutya tukabona imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yamagana ndetse yibasira n'inyungu za Kenya kubera iki cyemezo. Ikizakurikiraho kindi mu gihe byaba bidakemutse ni ugucana umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika ya Kenya, kubera yuko nyine abashinja ubugambanyi, kuko haba ari ukubagambanira. Kurekonesa rebellion bahanganye ni ukubagambanira. Noneho no kwiyama Kenya nk'umuhuza muri biriya biganiro, nubwo n'ubundi byari byarananiwe kugira icyo bigeraho, ariko bahita bayiyama. Naho ibiganiro byo n'amasezerano agomba gusinywa yazasinywa ku ruhare rw'abahuza babikomeyemo, aribo cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inyungu muri kariya karere. Keretse habaye hari ikindi wongeraho, Themistokle Mutijima, kuri ubu busesenguzi n'ikiganiro tugiranye? Icyo navuga ngo turitega byinshi, kuko ushobora gusanga hari ikintu cyabaye kugeza ubu tutarasobanukirwa mu bijyanye na diplomasi, aribyo navugaga. Ushobora gusanga AFCM 23 yarakorewe ubuvugizi buri ku rwego rwo hejuru, ku buryo ushobora gusanga mu minsi iza hari n'ibindi bihugu bigize gutyo, ugasanga bifunguye amakonsira za Bukavu na za Goma cyangwa n'iki. Ariko ubwo urumva yaba ari gucikamo ibice kwa Kongo kubaye, kuruta uko amasezerano yose yagiye abivuga. Bigenze gutyo rero, ya masezerano twagiye tubona aya yose ari gutegurwa, aya yose ayasinywe na mbere, yabaye ibipapuro, ntabwo yarakiri amasezerano. Ndibaza atari no gucikamo ibice kwa Kongo, ahubwo no gukomeza gucikamo ibice kwa Afurika. Birumvikana, kuko nk'iyi miryango
erega urumva n'indi ntuza yarivutse muri Afurika kandi byabishyize ikibazo muri iyi miryango, n'ubwo iyi miryango y'uturere usanga ari zabaringa, kuko n'ubundi ibyitwa ko inyungu ifitiye abaturage usanga ahanini ari ntazo. Kuko niba igihugu gishobora kwifata kikavuga ngo twebwe kugira ngo mwinjire hano mwemererwe kuhakorera birasaba n'ibi procedure, ugasanga uvuye i Burayi ahubwo yoroherezwa kurusha uvuye mu gihugu gituranye. Ubu usanga n'ubundi iyi miryango yari isanzwe ivuga ko ihuza ibihugu mu turere, yari isanzwe ari baringa, ariko nayo izakomeza kugenda izima cyangwa se igaragaza ko nta, kuko nibwira ko usibye gucana umubano na Kenya, mu gihe n'ibihugu bya EAC ntacyo byabikoze, Kongo yari itangiye kwinjira muri uyu muryango nayo yawusohokamo. Themistokle Mutijima, rero ndagushimiye kuri ubwo busesenguzi uhaye IB Official, kandi ndizere ko n'ubutaha nitugukenera tuzakomeza kukubona. Nkwifurije kandi impagarike n'ubugingo ndetse n'abawe. Urakoze cyane Eric, bagira ubusa, umunsi mwiza nawe n'abakunzi ba IB Official. Nsawa sawa.